Checking. Checking. Binyag. Oh, yari kubikore. Okay. Nasinje bigusabye. Ngiye ubikorere. Mfite cye kibazo. Oh, yagerageza ndabizi. Bikurare kwacu. Sheri nanga amasono ugira kandi. Gira. Okay. Niko mukonda reba ungana n'ikimasa cya komine. Ufite control technique. Kwanza wowe ako mugabo wanjye arabifite byo. Ugomba kujya muri control yo kwa muganga. Ibi ntabwo ari mubyibuko. Banza munywa n'ibinini simbizi. Ntabwo murwaye ubwo urwaye. Ntabwo ndwaye ko fa. Umuntu nguyu niba ubona ko ari umugabo koko. Umuntu urwaye mu mutwe. Shit. Indemize gutya. Didi ba inkingi ni ushaka kugaragaza kuri yatari. Wayirasa bungu ntabwo yaturikamo amazirano tukabona ukuntu. Musenze. Afande nyirase? No. Yamu nibi bintu. Agusaba fanda bakira muri butu modoka yanjye nigiramo. Agusaba fanda. Modoka umuntu yibwe no kungwa mujye mushyira muri butu umuntu modoka yibwe. Cecekase. Ariko ceceka gute ku modoka. Mbabwire sheri mbabwire. Njye gukijwe nakunze hano hantu. Mba hari amahumbezi ameze fresh. None wowe nugera hari imbere uhagarare uhita undi udufoto hano hantu. Ahubwo rwose nkagarara hano. Hagarara hano. Kamagara hano ntaki. Hanyuma tujye dukomeza. Kamagara hano ntaki. Hano nabyo. Kamagara hano. Fotore. Fotore mu bintu. Mwita amafoto dore none nabaguze n'agafone gashya kari kubikora. Nta makuru ufite. Ega ntago waba ufite imodoka nk'ingi, ufite umugore mwiza nkawe. Mubure kugira phone ngiye kugura telefone. Ukisi, sibyo mba nkubwira. Reka nze ngukingura ariko wishyuye. Okay, sawa. Ega gura bifite umugore mwiza ntubimwereke nta kibukoze. Betangira ufotorere hati. Ndi munsi ya hotel Onomo. Yego. Sawa. Ubwo se reka ndebe ko nahamagaza imodoka. Okay sir. Waka pande. Komeza gufotore. Harakandi nibutse. Ntabwo nziko kabisa. Hari abatipe bafite amafaranga urumva ku buryo bashobora no kukunwara. Na muntu wakunwara be. Subira. Wizere. Fate deposit. Benda rusho none. Ahubwo kamfata ka video. Ndi kugenda gutya ubyine neza gafata ariko nushaka kuza kureza abantu babashiti bawe. Ari cyo cyo gutwara. Checking. Binyag. Oh, yari kubikore. Okay. Nasinje bigusabye. Ngiye ubikorere. Mfite cye kibazo. Oh, yagerageza ndabizi. Bikurare kwacu. Sheri nanga amasono ugira kandi. Gira. Okay. Otyo dinamuvinga ariko ndanze rekera utwanguta. Fabase basakande kamwe. Ndaza kukubyinira unsohokanye nimugoroba hahanze. Wewe gira ariko. Dunamanuka ariko kwa guragaza mu maguru meza sheri. Ko waretse sheri waretse kumbabaza. Basi rimwe ryo. Aha mu muhanda baby. Nushaka kurekeraho. No turi gufata selfie. Tuyifata. Dore na test de dryage. Ayibonye. Oh wow.
na test birayajemo buno shuka nkubwiza ukuri mu gihe cyose twatemberanye uyu munsi nibwo ndumva oh wow ikibazo mfite bazagutwara umva nta muntu wantwara shu ari imodoka nziza urayifite mbese ewana uri bogari sweet heart umva nanjye nta kimwe na kimwe cyonyine ntakora nicyo nasaba nagerageza gukora ariko test yaje ubundi kubona utangiye gukora muri test tukagura tukagurisha buri kimwe cyose ibana ubuzima bwarahindutse nawe nakuye imodoka erega umva shure reka nkubwire uziko bajya baguserereza ngo inda abakobwa abandi bambira ela ibi ni biki muri mu hano reka tugire basi katugenda shije imodoka no gumaho gumaho mutwanganira agara ngo madam agara niko ziriya moto hamagara fande yatani imodoka ziriya moto hanyuma wowe uriha kuza ugapakinga uko ushaka n'agafoto katwe twigufata none se hano kamwe basi tubabara ntabwo wemerewe gufata amafoto no gupakinga gutya ese umuhanda ni waso basi tubabara uyu muhanda ni waso oya fande tubabare kabisa ufite permis madam ufite permis wowe ninjye warutwaye ntabwo ni muje kwifotoreza hano na malaria agafoto kamwe fande agafoto kamwe gute ni madam wawe yego n'agafoto kamwe fande niko mwarongoranye ryari tumaranye umwaka umwe muraho gusa muri bigorogoro mutazi n'ubwenge uremera ko iki kintu kiza kigapakinga n'imodoka muri kaburimbo kandi apakinze nabi ariko afande tubabarire turagiye n'ukuri turagiye ubu ngubu rwose twari tunashoje agafoto kamwe gusa iri ni iraki mbabarira uyu mugore we yitwa ureba ni ubusambanyi n'izina rye ntabwo urizi ntabwo navuga umugore izina yitwa nde Sheri se hari padiri wabatiza hari izina Sheri padiri abatiza akafata umuntu akamubatiza ngo yitwa Sheri niko murazana mukaza hano mugakora ibintu by'irari mu muhanda ubuse ni mugiri wani tubaburira fande niba mushaka no gusambana mugasambana ntabwo dusambana mu muhanda ibyo afana bura ntabwo mubyumva sari amadara we dafa nasoni mwatubabarire imwe yonyine nafashe mwatubabarire n'ukuri twari tugiye afande aya marari yanyu niyo muzana afande twari tugiye ku buryo mupakinga ahantu hadahagara imodoka basi fande reka tuzisiba twafashe twisare kutore twigende ntabwo urazisiba se hari dufite ikiro tugiye muzisiba mutazisiba nibyo ngibyo itegeko rihana umuntu wahagaze nabi itegeko rihana umuntu uza wifotoza mu muhanda ukifotoza mu buryo butanu iyi ni studio kuki mutagiye muri studio mwatubabarire afande donc muzajya mukora ibintu bya muru aho mushaka hose mwatubabarire kuki mutagiye mu gashyamba hariya nta soni murazana ibintu by'irari byo gusambanira mu muhanda afande twafataga ifoto ntabwo mugira iwanyu se umuntu se mu rugo afande ni ukuri ntabwo twari turimo gusambanira mu muhanda none urabona nambaye niko igihe mugiye gusambana mubigenza mu ntabwo gusambana none hano mwakoraga iki muri hano ni muri aho muje korera amuru ifoto no gusambana ni ibintu bitandukanye kuki mutagiye mu gashyamba hariya basi twagusabye imbabazi ari gerageza zana contact imodoka contact imodoka ariko afande watubabarire nkubabarira ni ukuri nta busambanyi bwari buri muri uyu muhanda twe turi bakuru tumaze imyaka 2 tubanye gusa abo bantu basambanira mu muhanda iyi ni boîte se mwagezemo kuza gusomana ubu turaba mineri ko mineri ahubwo muri ni minembwe muri ni mitimbo haguruka urakoze afande urakoze urabona ufite inda imeze gutya ukagira ngo iyi nda yawe nigiye guhagarika abanyarwanda amaraso ugahagarara uko ushatse ugakora ibyo ushatse ukaza gusomana mu muhanda wa leta n'ibindi n'ifoto twafata ifoto kafani unampaye favere nkava ahangaha ndakubaza iki ni icyumba uzi neza ko ninjye nkura muri testira sibyo bajya tunabafasha namwe mukina hari ibintu mukenera kugura no kugurisha mukora iki muri favere nkava turagura tukanagurisha nta komisiyo ufite assurance mbese assurance ndayifite rwose niko mukonda reba ungana n'ikimasa cya komine ufite control technique kwanza wowe ariko umugabo wanjye arabifite byose ugomba kujya muri control yo kwa muganga iwe ntabwo ari mu byibuko banza munywa n'ibinini simbizi ntabwo murwaye ubwo urwaye ntabwo ndwaye ariko afana umuntu nk'uyu nguyu niba ubona ko ari umugabo koko umuntu urwaye mu mutwe
ikitu inda imeze gutya udidiba inkingi niyo ushaka kugaragaza buriya tari wayirasa bungu ntabwo yaturikamo amazirano tukabona ukuntu musenzi afande nyirase oya hasoni bino mwongeye kumusuzugura utsiga mwamubabari bino tugende bino mwamubabari fungura bino nukuri musibye ndakubabarira amadata tugende abakari none se fanda umujyanyeze wese umujyanye hagara ngo murinde di we ya mu modoka ya mu modoka ndabajyanye ya modoka kandi ntukandagire tapi ndabona ufite umwana akandagire tapi si yo modoka ngo iki apana cyangwa Arusaba fanda akira muri butu modoka yanjye nigiramo ako safandi modoka umuhigo no kungwa mujye mushyira muri butu mu modoka y'igiceka ariko ceceka gute ku modoka n'amakosa batinda bagaparika uko bashaka ibi ni byo bituma abantu bakora amaksiga bagakora ibintu by'impanuka ugasanga abantu barashize rero turashize tuzijyana fande turazijyana barazisanga kuri za kuzijyana wanyemeye nkazibara kandi rubari yari umunani yagushitse ureba he rero ngiriya muri ugiye bafite umukiriya iprefere nayifashe ndenge nayifashe fande sawa nayifashe ko biri rwose barabikora kuzijyana tujyane bariya basenzi nabo tubajyane kuri brigade kuko ibi ntabwo byemerewe ntabwo tubyemera abamotari barakwaka uko bashaka kiriya cy'imodoka nta kontrole tekinike niba kontrole tekinike yarajyanye umugore akaba ariwe bakora kontrole tekinike ubanza uriya mugore ari bakore kontrole tekinike kubera ko uyu mugabo ndabona tekereza ntabwo niba afite amakasike abiri ariko guhagarara nabi urahana icyo muzi ni ukujya mu maresitora murya ubucapati n'ubushyimbo n'ubusambuza buri aho ngaho n'ibishyimbo bidafite na garame ebyiri cy'umwanda bakirwa basubira abantu gusura ntabyo birimo ntawamenya uyu nawe nta kasike afite aba turabonana kujya guhagarara ahagaze nabi kugira ngo atware umuntu nta kasike ibi ni ibi kidahera ku nzira mukoresha okay biragaragara ko ibi by'amakosa ntayo tutayihangana nta wakwihangana amakosa nkayo urasaba imbabazi si mu bihugu yakubarira rimwe yakubarira kabiri gatatu ibikosa birareba okay tugende barazipakiza di amakosa nkaya ngaya ntabwo nayemera wihondagura ndakujyanye uraramana banyarwandakazi, ngiki gisubizo ku hazaza hanyu n'abana banyu. Ishuri rimaze kuba ubukombe mu gutanga uburezi bufite ireme, St Francis Good Shepherd TVET School bafitiye amashami nka Culinary Art, aho twigisha umwana ibijyanye n'amahoteli agasohoka bamurwanira, Tourism, aho twigisha ibijyanye n'ubukerarugendo. Aya mashami yombi tugufitiye level 3, level 4 ndetse na level 5. Wowe ukeneye kwiga amasomo y'igihe gito, tugufitiye amasomo y'amezi 6 ndetse n'umwaka, aho tuguha impamyabumenyi ugatangira gukirigita amafaranga. Ndetse tubafitiye na kandida libre ku bashaka gukora ikizamini cya leta. Duherereye mu Kiyovu munsi gato ya RSSB kuri ADPR Kiyovu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 659 92 68 5
cyangwa 078 78 62 91 8. Tebuka imyanya itaruzura.